uzikinezeza mu bintu byose umuntu aramanuka ati we Rugaju n'ubundi turabizura igikona wanga Murera mu kanya avuga ati Rayon Sport yakinnye match nziza cyane ngo Rugaju we nguru Mureyo ngo nicyo tugukundira nk'ubu Zandani ugiye gutanga ikintu mbakundira abantu bose baba kuri social media nta mutima mubi babikora ese umuntu yakwanga ariko nawe buriya gutukana ntago ari cyo dore ibyo ibitari byiza ni ukubeshya pe ari nk'umwana umaze iminsi abeshya ibintu wa muhungu wawe kuri za YouTube yogamara hari buvuge ikipe ya Singida yagize ibintu yo kasi umwana n'umusazi ikipe ya Singida yagize akora inkuru 20 z'ibinyoma we ntagire n'isoni itari kada ikipe nawe mvuze sinyamboga abantu nabo kwigende ikipe ya Singida yagize iti mutayaweza n'agatoki katunga Rayon Sport guri Rayon Sport umuvandimwe ngabaraza aravuga ati ubora nguvu historia mashabiki wengi tata barababwira bati muzarusyaho ubundi giyewe kubisobanura mu kinyarwanda kizababwira ati muzarusyaho barababwira bati imbaraga amateka n'abafana dufite i Kigali ntago muzadukora tugeraho muri za siri ariko muri za siri zitujyane mbwira abantu ko kugeza ubu rwose amakuru ava mu Nzove Emery Bayisenge ntawe uhari kuko yagize imvune yagize ikibazo cy'umutsi wo mwitako ntago azagaragara kuri umukino w'ibiri official kuko ari gukora imyitozo wenyine ariko andi makuru akavuga ko rwose kugeza n'ubu ngubu afahami atiteguye gukinisha Yusu ntago ngo azamukoresha kuko abona atari 100% kandi ngo buri yamaze kugira icyizere muri ba Fabrice nabarushema yizera cyane abana bakiri arabizeye none na systeme ngo y'aba defenseur batatu yizeye rwose kuzayitangiza ahubwo agahindura nkuko amazi iminsi abigenze sasa za siri zinasemaje ikintu cya mbere Tadeyo ngo ahakubutse muri Kenya mu bakobwa niho mpera mbihuza n'abagabo rabyumva ngo arimo aravuga ngo munshakira umukobwa wese uzi umupira muri iki gihugu mushyire mu ikipe y'abagore ya Rayon Sport uzi impamvu buriya Rayon Sport yitsindikinja mu matsinda ya Champions League bari kwiba 250 by'amadolari yavuze ati twari dufite hafi miliyoni 340 none zitunyuze mu myanya y'intoki yakane yaravuga ati tugomba gushyira imbaraga mu ikipe y'abagore harimo kandi murabizi ko batsinzwe nyine n'iri ekipe muri Tanzania ikipe ya gisirikare kandi kibabaje banatsinzwe ari ibintu ngo bashoboraga kwirinda ngo bari bize ko ikipe ikina imipira mu kirere barangije ku munota wa 4 gusa baransa umupira Guardian nirwa gusohoka ngo awukuremo barawumutanga baragenda batsinda igitego mu buryo nyine budasobanutse hakiri na kare Rayon Sport undi yarizwe ko defanda neza ntitsinde byinshi itsindwa kare iburi igitego birarangira ariko bivuze ngo nkuko bivuga Tade yabonye ko hamwe mu hano ukura amafaranga harimo muri iyi sekafa y'abakobwa kubona itike yo gukina amatsinda ya Champions League y'abagore cyane ubwo rero ntibizabatungura ni mu ikipe y'abagore ya Rayon ikomeye za siri rero nkuko ari umaze kubivuga unamaliza Zandani izo ni Zandani ngo turagiye Rayon Sport abayobozi ngo basabiye umutoza afahamiya nubwo ari gutsinda baramubwira bati defense y'abantu batatu wo kabyara wo kagira imana we wadufashije tukareba ko twakina defense ya bane kubizi neza ko abakinnyi systeme yawe ya batatu nubwo twayitsindiyeho Kiyovu dustragoringa ko Kiyovu yabageranagamo mu minota 30 ya mbere y'umukino kandi nkuko Rugangura tunyuriye muri bamwe mu bakinnyi bakavuga ati iyi mediane ya Singida irimo Aucho ikabamo Kratos Chota Chama Triple C mwamba wa Lusaka oyo maestro yatsinze ibitego biri kuri finale baravuga bati warwanye tukareba yuko iyi match tutayitakariza i Kigali ugapanga ikipe neza afahami aravuga amagambo abiri atuje cyane arababwira ati si ikibazo cya system si ikibazo cy'imipangire nuko bajya mu kibuga igihe cyatubanye gito cyo kwitegura bihagije ne twagize match nyinshi za gicuti ariko bake mu bakinnyi nizeye ndi bubakoreshe byibura bamaze kubyumva ariyo mpamvu nka Emery ufitemo Kanok ko yatangiye imyitozo ariko nago yizewe neza 100%. Ariyo mpamvu Yusu utarakoze naga precision na gake murabizi ko yaje nyuma we na Fonganye abavuga ati twaba tubaritse aba bana bakinnye akaba ari bo bakina ubwoba bukabubuhe rero ibene inshuti yanjye baravuga bati iyi defense y'abajene bato gusa
izashobora guhangana na Singida. Abajene ndavuga Rushema, abajene ndavuga Fabrice, abajene ndavuga Kabange. Ni bato mu myaka, ni na bato muri experience kuri match nkizi ko nta wari bakina match zo kuri no kari cyangwa se no kugihagarara usibye Rushema ni barabasumba urebye aba bataka ba Singida. Abataka kuvuga harimo Elvis Rupia ndetse no bita Mwakumalanga baguze muri Congo ari top scorer wa championnat y'igihugu cya Congo. Mwakumalanga bare bimbaraga cyane babatakishije babiri. Ariko ngo nubwo aho bitameze neza ya mana y'u Rwanda ikunda bariyo mediane ya Rayon ngo arimo arayikora akazi gakomeye, akeneye kuzakora icyitwa mid block ngo nakene ko barizagena nasohoka hagati mu kibuga. Uwo bita Bigirimana Abedi Lokando umwana wavukiye za Fizi arakubwira ati agomba kuba ahagaze, umurundi guru arahagaze, uwo bita Sefu ahagaze, ngo nibo bari gutekerezwa muri first team cyane. Bivuga yuko hari igihe twabona Rishari abanje hanze muri iyo match. Akavuga yuko abakinnyi batatu hagati bazaba bari ku murongo bakoze ikintu cy'urukuta hagati, bakiyongeraho baba wing back babiri. Urimo urabibona? Abo wing back babiri rero niho bari kumubwira bati basere akwa Paul Sindi Jesus wamukuyemo wakagira Imana we basi ukongeramo na Rishari bakaba bane hagati, urwo ruhande ukarwica. Abandi bakanamubwira bati wo kabyara we Serumogo ko ari centre gusa ari crosses. Watekereje uburyo umuntu witwa Aziz Basane Kulanya yabona umwanya ko baravuga bati dukeneye abantu badufasha kurema ibitego. Niba abo bantu bazakora block yo muri mediane abo twari tuvuze batatu, dukeneye abajya imbere none birekura bakajyana y'imipira. Bakavuga bati rero wakabaye uri imbere Abedi ahubwo Richard nawe akisangana na Sefu hagati kugira ngo Abedi ajye imbere, none ukareka Serumogo ukarekura umuntu witwa Aziz Basane Kulanya akazajya azamuka. Kuko rero iravuga ngo tutabikoreye i Kigali kuri uyu mufana 7,000 tuzadufite muri stade twajya kubikora muri Tanzania.